Yes. Check. Muraho neza bakunzi ba Were 250 TV. Ndabasuhuje neza kandi nanabifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Nizere ko mwayiriye neza, Noheli nziza baryoheye, kandi nizere ko n'uyu mwaka nawe uraza kugenda neza. Nabasuhuzaga rero nka mwarimu wanyu teacher, ariko nubwo turi mu minsi mikuru, nubwo turi mu bihe byiza byo kwishima, tugomba kwishimana n'amasomo. Ari nayo mpamvu ntahwemye gukomeza kubigisha. Nagiye mbashakira amasomo atandukanye ngira ngo mu minsi ishize video itambutse twaberetse n'isomo ry'amandazi, ariko ntago rirarezimye, ntago rifunguye ryose. Ndashaka kugira ngo njye mbigisha rwose amasomo atandukanye ku buryo ushobora no kuza nawe ukiga ikintu kuri Were 250 TV kikaba cyakugirira akamaro, nawe ukagenda ukakiga ukisubiramo neza, buryo cyazagutunga mu buzima bwawe bwose, ndetse cyazaguhesha n'akazi, bese ibintu nk'ibyo. Niyo mpamvu rero tubashishikariza kuguma kuri Were 250 TV. Ni channel nziza, ni channel yiyemeje kubagezaho ubumenyi butandukanye. Ariko rero by'umwihariko dufite isomo ryacu tutahwema kubigisha, kandi isomo riri kubicarika bigacika mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ni isomo ry'amategeko y'umuhanda, ni isomo rikomeye cyane, ni isomo kandi riryoshye ku bantu bari kurigana, kandi ni isomo uriga rwose ugaseruka neza, ugaserukana ubumenyi, ugaserukana ibintu by'ingenzi. Ni ukuvuga ngo rero isomo ry'amategeko y'umuhanda nta handi riri uretse kuri Vision Training Service Gisozi, mu ishuri rikorera ku Gisozi rwose, hafi yo ku rusengero rw'Abadivatiste. Iyo urenze gatoya ko nikorosi rito ukagera hitwa ku gasoko, nyuma mbibabwira naho ngaho utera umugongo ku gasoko, ubundi ukareba hakuno y'umuhanda urahita ubona icyapa cya Vision Training Service Gisozi. Urahagana tugufashe, tukugira inama, urahagana tugufashe rwose, tukubwira uko bigenda, ubundi wige, wicare mu ishuri wige, ubundi numara kwiga urebe ko utajya gukora ikizamini cya polisi ukagitsinda, ubundi ugakomeza rwose kwibera umuyobozi, kwibera umuntu utwara ikinyabiziga neza kandi ufite ubumenyi buhagije. Rero uyu munsi isomo twari dufite bakuzi ba Were 250 TV, uyu munsi mwarimu nabateguriye isomo riryoshye kandi isomo rwose base ryoroshye. Iryo somo rero riravuga ngo ingingo tugiye kwiga uyu munsi, ngira ngo dufite isomo rya gatandatu, niho tugeze mu bakurikiranye amavideo yagiye akurikirana. Tugeze ku isomo rya gatandatu. Nabwiye ngo ngiye kuba amasomo ngewe rwose kabisa, icyo muzashaka ewana muzakinsabe kuri Were 250 TV, munyandikire mumbwire mukeneye iki, mukeneye kwiga ibi, mukeneye kwiga ewana, zabahereza amasomo. Rero uyu munsi tugiye kwiga isomo ryitwa kubisikana no kunyuranaho. Iyo niyo ngingo tugiye kwiga. Kubisikana no kunyuranaho ni ingingo rwose tugiye kubona mu mwanya mutoya. Bakunzi rero nimuze, ibuka imwe murambabwira, fata agakayi kawe, tangira wandike, here ku ngingo wandika. Uvuga ngo tugiye gutangira no kubisikana no kunyuranaho, andika. Ubu rero tugiye kwiga, wowe utega amatwi, ndagenda nigisha buri kantu ku kandi. Wowe icyo usabwa ni ugutega amatwi gusa, kandi nimba ushaka gufata note urajya ushyiramo pause, numara gushyiramo pause wandikure, ubundi ukomeze. Ngira ngo kubisikana no kunyuranaho mwarangije kubyandika.
mbere y'ibindi mubanze mundebere muri tableau, murebe muri screen yanyu, murebe amashusho arimo, numara kuyareba uyige neza witondere yarebe. Urabona harimo ibinyabiziga, urandebera uko bimeze, numara kubibona undebera uwo muhanda uko umeze, none urangiza umpe ubyumve rero uhita umenya se kubisikana no kunyuranaho bishatse kuvuga iki. Reka rero dutangire. Kubisikana no kunyuranaho bireba ibihe binyabiziga? Kubisikana no kunyuranaho ese bireba ibihe binyabiziga? Ubundi ngo kubisikana no kunyuranaho ngo bireba ibinyabiziga bigenda. Ibinyabiziga bigenda nibyo bibisikana. Ibinyabiziga bigenda nibyo binyuranaho. Ibaze nawe kunyuranaho ni insubirajwi, kubisikana kana bisi insubirajwi, kunyuranaho kunyuranaho bivuga ngo rero bireba ibinyabiziga bigenda. Ako ni akantu ugomba kutumenya, nukomenya ko ikinyabiziga kibisikana n'ikindi, bivuga ngo no kunyuranaho n'ikindi, bivuga ngo bireba ibinyabiziga bigenda. Nanone kuvuga ngo kubisikana no kunyuranaho bireba cyangwa bibera ku ruhe ruhande. Ndasubiramo, kubisikana no kunyuranaho bibera ku ruhe ruhande. Ubundi hari impande runaka tugiye kureba, ese kubisikana no kunyuranaho bibera he? Reka duhere kubisikana. Murabona ibyo binyabiziga biri hariya mu ndebe. Ubundi uko twiga cyangwa twiga zete mbere uko mbigisha kino kintu, ubundi bavuga ngo ibinyabiziga ndetse n'ibinyabiziga bikurwe n'inyamaswa iyo bigenda mu nzira nyabagendwa, ukuba mu nzira nyabagendwa kw'ibinyabiziga, kw'amatungo, kw'ibinyabiziga bikura inyamaswa, iyo bigenda bigomba kugendera ku ruhande rw'iburyo. Noneho rero iyo bavuze kubisikana baratubwiye ngo kubisikana rero ngo bibera ku ruhande rw'iburyo. Ese kubera icyo bavuze ko kubisikana bibera ku ruhande rw'iburyo? Twibukiranye yuko iyo bigendera ku ruhande rw'iburyo. Niyo mpamvu rero ikinyabiziga kibisikana n'ikindi, kimwe kiri iburyo kigendera iburyo, n'ikindi kigendera iburyo bwayo. Tukumvikana, kimwe kiba kiri iburyo bwacyo n'ikindi kiri iburyo bwayo, noneho bikabisikana. Rero niyo mpamvu babyita ko bibera ku ruhande rw'iburyo. Izere ko icyo mugifashe. Rero ndebe kunyuranaho. Kunyuranaho byo bibera he? Kunyuranaho murebe izi modoka zigiye mubona hano, kunyuranaho bo baratubwiye ngo bibera ku ruhande rw'ibumoso. Impamvu bavuze ko kunyuranaho bibera ku ruhande rw'ibumoso, ni ukuvuga ngo ikinyabiziga kunyuranaho kuvuga ngo muba mugenda mukurikiranye. Hano ibyo binyabiziga ukuntu bigenda bikurikiranye, ariko noneho ugiye kubona ikinyabiziga iyo kigiye kunyura ku kindi, cya kindi kirabanza kigagisaba inzira, ikindi cyamara kugisaba inzira kigiha inzira gute? Kijya ku ruhande rw'iburyo kikegera inkombe y'iburyo kandi kigabanyije umuvuduko, cyarangiza wa wundi ntago rero ahita amunyuriraho ibumoso. Ahita amunyuraho anyuze ibumoso. Niyo mpamvu bavuga ngo kunyuranaho bibera ku ruhande rw'iburyo. Rero twasanze tubona mu muhanda ibinyabiziga bigenda ukuntu ariko ntitumenye. Hariya harimo amagambo abiri, kunyuranaho, kubisikana. Kunyuranaho, kubisikana. Nizo gahunda duhora nazo mu nzira mu muhanda. Rero mu muhanda aho ibinyabiziga byemewe kugenda bibangikanye, n'ibyari kunyuranaho bidafatwa nko kunyuranaho bisanzwe bisobanurwa n'iri teka cyangwa se n'iri tegeko. Iyo bavuze mu muhanda aho ibinyabiziga byemewe kugenda bibangikanye, ni imihanda
iyo mihanda reka nyivuge mu mihanda y'ibinyabiziga byemeye kugenda bibangikanye. Iyo bavuze byemeye kugenda bibangikanye ni ino mihanda ujya kubona ukabona ni umuhanda ugizwe n'icyerekezo kimwe, ufite ubugari buhagije cyangwa se ufite ibisate bibiri ariko bigenda mu cyerekezo kimwe. Urugero reka mbahe urugero nk'abantu mutuye hano muri Kigali, ngira ngo hari imihanda myinshi cyane iri kugenda ikorwa muri iki gihe, hari uburyo bari kwagura imihanda, ukajya kubona ukabona umuhanda umwe bawukozemo ibisate bigera muri bine, noneho ukajya kubona muri bibiri ni icyerekezo kimwe kizamuka, mu bindi bibiri ziramanuka. Rero ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo aho kunyuranaho, aho kubangikana, aho byemewe kugenda ibinyabiziga bibangikanye nta handi uretse umuhanda w'icyerekezo kimwe ufite ubugari buhagije, umuhanda w'ibyerekezo byombi ufite ibisate bine bitandukanyijwe n'akarondoro cyangwa se ingahe, ariko noneho bikaba muri bibiri bya buri cyerekezo. Naho ngaho, aho niho rero bavuze ngo aho kugenda ibinyabiziga bibangikanye, naho nta handi. Ngo ni gute, ngo ni ryari, ngo kunyuranaho ngo bidafatwa nko kunyuranaho bisanzwe bisobanurwa n'iteka. Ngira ngo kunyuranaho bisanzwe twabibonye hejuru. Rero baba ngo ni igihe, aho ngo ni igihe kimwe cyangwa se umwe, ikinyabiziga kimwe cyangwa se umwe, wenda tuvuge ni umuyobozi utwaye ikinyabiziga atambukiye ku wundi ku ruhande rw'iburyo, undi agendera ibumoso. Urugero kubona imodoka zikurikiranye ngizo zibangikanye muri wa muhanda bahoze bavuga, nuvuga ngo ukijya kubona muri kugenda gutya, ukajya kubona umwe atambutse ku kindi kinyabiziga ariko ku ruhande rw'iburyo, undi akomeza kugendera ibumoso. Aho rero ntago bifatwa nko kunyuranaho bisanzwe bisobanurwa n'iri teka. Aho rero ibinyabiziga bigenda bibangikanye niho ibyo nyuranaho bidafatwa nko kunyuranaho mu buryo busanzwe. Buri gihe umwe atambukiye ku wundi ku ruhande rw'iburyo, undi ari gukomeza kugendera ibumoso. Ibyo rero bibera mu muhanda w'icyerekezo kimwe kandi ufite ubugari buhagije. Ushobora kuba ugizwe n'ibisate bibiri, nta kibazo, zimana uko ari icyerekezo kimwe. Rero ngira ngo izo zari icamake mu mwanya magambo yo kubisikana no kunyuranaho, ariko tugiye kwiga kamwe ku kandi. Reka turebe rero ibirebana no kubisikana gusa. Kubisikana gusa ngira ngo nabwiye ngo ibinyabiziga bibisikanira iburyo. Rero mu gihe kibisikana abayobozi bagomba gukora iki? Mu gihe kibisikana abayobozi tuba tugomba gukora iki? Ibi nk'abayobozi bari ibinyabiziga. Ariko nakunze kwibanda kuvuga ijambo abayobozi, ariko wagira ngo wenda hari umunyeshuri ugeze ahangaha ufunguye ino video bwa mbere akumva umuyobozi, wenda utarize rya somo ribanza twabanjirijeho ry'ubusobanuro bw'amagambo, ngira ngo umuyobozi twaramubonye. Umuyobozi twabonye ko ari umuntu wari wese uyoboye ikintu icyo ari cyo cyose mu nzira nyabagendwa, cyaba ikinyabiziga, cyaba inyamaswa, ashobora kuba ikurura, yikorera, izo bagenderaho kimwe n'amatungo. Abo rero ni umuyobozi. Ninkomeza kuvuga umuyobozi rero mwumve ko ari umuntu uyoboye ikinyabiziga. Rero ngo no mu gihe mu kubisikana rero, ngo mu gihe kibisikana abayobozi bagomba gukora iki? Ngo buri wese yegera inkombe y'uburyo bwe kandi akabikora agabanije iki umuvuduko, kuko nabwiye ko buri wese agomba kwegera inkombe y'uburyo, kandi no kubisikana tukabisikanira iburyo. Nuvuga ngo rero mu gihe tugiye kubisikana, umuyobozi buri wese cyangwa se buri muyobozi agomba kwegera kandi inkombe y'uburyo, akabikorera ahantu, akabikora ku buryo azabikora agabanyije umuvuduko. Nese wabisikana n'umuntu gute mwiruka? Ibibaho, mugabanye umuvuduko mu bisikane neza ku buryo hatagira ukomanaho, ibinyabiziga bikomanaho. Ngira ngo icyo ni ikintu tugomba kwibandaho nk'abayobozi tuzaba turi mu nzira nyabagendwa, turi mu muhanda. Kandi gace yindi ngingo iravuga ngo iyo ubugari bw'umuhanda budahagije mu gihe cy'ibisikana bigenda bite? Birashoboka ko mushobora guhurira mu muhanda runaka ufite ubugari budahagije mu gihe cy'ibisikana. Urugero, hari umuhanda wigeze gukorwa na Starabag ugana mu Bugesera. Uriya muhanda ari muto cyane kabisa,
uretse ko muri no minsi bari kuhagura. Mbere rero utari wagurwa neza wenda muri aka gace uvuye kuri Arete ukomeza za Nyamata, ubona ko ibinyabiziga iyo bigiye kubisikana ubona ko kimwe rwose kigenda kigasatira inzira z'abanyamaguru hirya no hino, ariko kubera ari butoya. Rero batubwiye ngo ibigendanye n'umuhanda, iyo ubugari bw'umuhanda budahagije mu gihe cy'ibisikana bigenda bite? Kandi iki kibazo kikunda kubazwa cyane. Ubundi iyo wavuze ni kumva ngo mu kubisikana ariko bakavuga mu muhanda, icyo gihe rwose abayobozi ngo bitiza inzira z'abanyamaguru ngo bapfa kubikora ku buryo butari buteza ibyago abazigendamo. Abandi se bazigendamo, abandi bazigendamo uretse abanyamaguru. N'abayobozi ngo bitiza inzira z'abanyamaguru, n'uvuga ngo banyura mu nzira z'abanyamaguru. Ahangaha hari akabazo gakunda kuzamo ngiyo kubera ubugari bw'umuhanda budahagije, kandi igihe cy'ibisikana ngo bigenda bite? Abayobozi bitiza iki? Inzira z'abanyamaguru, kubikora ku buryo butari bubangamire abazigendamo cyangwa se butari bubere imbogamizi abandi bazigendamo, abandi uretse abanyamaguru. Kandi inzira z'abanyamaguru ngira ngo twarazibonye, nubwo tutazizi reka nzababwiramo muri makeya. Ubundi inzira z'abanyamaguru ni ebyiri, bavuga yuko ari inzira zegutse ndetse n'inzira ziringaniye n'umuhanda. Ubwo numva nta handi rero abayobozi bazanyura mu gihe bazajya babona ubugari bw'umuhanda budahagije bagiye kubisikana, bazitiza inzira z'abanyamaguru kugira ngo ibyo bisikana byabo byorohe. Ikibazo rero polisi ikunda kukibandaho cyane, ugasanga barakubaje ngo ngese ngo nizihe mpamvu zituma ngo abayobozi banyura mu nzira z'abanyamaguru, bikakunanira. Bakakubwira ngo se ngo ni ukubera ubwinshi bw'abanyamaguru bagenda mu izo nzira, ese ngo ni ukubera umuvuduko, ngo bazagendera ku muvuduko wabo, ngo bazagendera ngo kubera ko ngo harimo umwe cyangwa babiri. Hoya, nta yindi mpamvu. Impamvu ni uko ubugari bw'umuhanda budahagije. Icyo nta kindi ugomba gukora hagati aho ngaho. Ikindi rero, iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa budahagije kugira ngo ibisikana ryorohe bigenda bite? Ngira ngo twumvishamo amagambo abiri. Tumaze kwiga ibigendanye n'umuhanda, noneho batubwiye n'ibigendanye n'inzira nyabagendwa. Erega aya mategeko arasobanutse. Iri tegeko rirasobanutse, ahubwo icyo risaba ni wowe biragusaba kugira gute? Kuryumva, uryumve, uri nyungute bikujye muri wowe. Mva ngo hano batweretse ibirebana n'umuhanda mwibisikana, noneho batujyanye n'ibirebana n'inzira nyabagendwa mwibisikana. Kandi inzira nyabagendwa tuyibuke, twarayize, twabonye ko ari imbago z'imihanda minini, amabarabara, utuyira duto, aho ibinyabiziga bihagarara, aho rubanda nyamwinshi bahagarara, bahurira, ndetse ngo kuba ngo mbese muri rusange ngo inzira nyabagendwa zigendwamo ku butaka. Iyo rero ni inzira nyabagendwa. Mwumva mu masoko, muri za gare, muri za parking, aho hose ni inzira nyabagendwa. Bitandukanye n'umuhanda. Cyangwa umuhanda twabonye ko ari igice cy'inzira nyabagendwa cyagenewe kunyurwamo n'ibinyabiziga. Urabyumva? Kandi kikaba gifite ubugari buhagije, buryo ibinyabiziga bigenda bishobora kugenda bibanyukanye. Bango rero ngaho ni umuhanda, ariko hano ni inzira nyabagendwa. Mwumve rero ibigendanye n'inzira nyabagendwa. Ku nzira nyabagendwa ho ngo iyo inzira nyabagendwa idahagije ubugari bwayo, ngo si ibinyabiziga bigiye kubisikana byo ngo bigenda bite? Hano ngo abayobozi bagira bate? Baroroherana. Mu bitandukanye abanyeshuri mwe, ibi ni ibintu bibiri utazabyitiranya n'umuhanda. Tandukanya umuhanda, ubugari bw'umuhanda ndetse n'ubugari bw'inzira nyabagendwa. Impamvu rero bavuze ko hano mu nzira nyabagendwa ho ngo abayobozi baroroherana, yes, birumvikana. Dushobora guhurira muri gare, dushobora guhurira mu isoko, dushobora guhurira muri ka kayira gafunganye. Ese niduhurira aho ngaho bizagenda bite? Abayobozi baroroherana. Ntago baroroherana kuko icyo gihe ni inzira nyabagendwa, ni mu kayira gafunganye. Icyo gihe umuyobozi umwe ashobora guhagarara, undi agatambuka. Niyo mpamvu hazamo akantu ko koroherana. Mwumvishije? Ayo rero ni inzira nyabagendwa, ngo abayobozi baroroherana. Utazabihuza rero n'umuhanda. Ubwo rero tandukanya rero kugira ngo bino bintu bimenye, kumenya ngo ese mu muhanda nibambaze ibigendanye n'umuhanda nzavuga iki,
niba mbaze ibigendanye n'inzira nyabagendwa nzavuga ngo iki bamwe inzira nyabagendwa abayobozi bagira bate baroroherana ariko none iyo ibereye mu muhanda igihe abayobozi bitiza inzira z'abanyamaguru bagakomeza bakagira bate bakabisikana nta kibazo bihari kugira ngo ako kantu murakumvishije bagenda banyuriramo muri makeya mbabwira n'utubazo tugenda dukorwa nyine si byose kugira ngo nyine tica banyu nyine mu mukunzi byose ikindi rero ngo mu muhanda mu mihanda yo mu misozi kimwe no mu zindi nzira nyabagendwa zicuramye iyo ibisikana ridashoboka cyangwa se riruhanije bigenda biti ibaze kwe ngo mu mihanda yo mu misozi kimwe no mu zindi nzira nyabagendwa zicuramye ngiyo ibisikana ridashoboka cyangwa se riruhanyije bigenda biti birashoboka ko ugeze ahantu hazamutse cyane haterera hacuramye cyangwa se hamanutse abantu ugasanga ibisikana n'ibyoroshye rwose pe riraruhanije mwese abayobozi muzabigenza mute ikintu muzakora ni uko abayobozi b'ibinyabiziga bimanuka ngo babishyira ku ruhande ngo bakareka ngo bizamuka bakabanza bagatambuka ushatse kumbwira ko ese ni ukubera iki bavuze ngo abayobozi b'ibinyabiziga bimanuka ngo babishyira ku ruhande ngo bakareka bizamuka bakabanza bagatambuka ni ukubera ikinyabiziga kimanuka biba byoroshye cyane rwose kuba wahita ukomeza ukagenda n'ubundi bumanuka ukaba wagishyira ku ruhande ariko ikizamuka kuba cyajya ku ruhande biragoye rwose kubona ikinyabiziga kizamuka ngo kigiye kuba cyakira ikinyabiziga ku ruhande ntabwo byagishobokera biba bigoye gishobora no gusundika ariko ikinyabiziga kimanuka n'ubundi uburemere buba buri imbere kuba cyagenda gutya kikajya kubona icyo cyerekezo kiba kirimo kuba cyajya ku ruhande kigashyira ku ruhande nta kibazo kuko n'ubundi kirongera kikagisohokamo kikamanuka iyo cya kintu kizamuka gitambuka kimaze gutambuka rero ni ukumenya yuko aho ngaho niko bigenda abayobozi b'ibinyabiziga rero bigira bite bimanuka bishyira ku ruhande bakareka bizamuka bikabanza bitambuka akandi rero gakomejeho rero ni akantu karyoshye cyane kandi n'akantu gakunda kubazwa cyane iyo byanze bikunze kimwe mu binyabiziga bigiye kubisikana kikaba kigomba gusubira inyuma ese bikorwa n'abahe bayobozi iki kibazo ngiye kukibigisha neza mugifate ko nyibigishije muri examen cyo kiza gicuramye baza bagicuritse kandi ibyo bakomeje gusubiza bikaza none atari byo babicuritse rero mu cyumba baba ngo ibinyabiziga ngiyo byanze bikunze kimwe mu binyabiziga bigiye kubisikana ngo bigomba ngo kikaba kigomba gusubira inyuma ngese bikorwa n'abahe bayobozi ubundi ngo ese ngo abasubira inyuma ngo ni bande reka basobanurire abasubira inyuma ni bande ubundi ngo basubira inyuma ngo ni abayobozi b'ibinyabiziga bito ngiyo bahuye n'ab'ibinyabiziga binini nanone abandi basubira inyuma ngo ni ibidakomatanye ngo bihuye n'ibinyabiziga bigize bite bikomatanye ubwo rero ahangaha rero umuntu utazi ikinyabiziga gikomatanye umuntu utazi ikinyabiziga kidakomatanye ubwo ngubwo nyine ntabwo yabasha kubimenya ngo se ikinyabiziga kidakomatanye ni ikihe ikinyabiziga gikomatanye ni ikihe ngira ngo mu magambo twarabyize aho ahantu abigisha ibinyabiziga bikururana aho nabigisha ibinyabiziga bikomatanye cyangwa se ibinyabiziga bifatanye nabwiye ko ikinyabiziga gikomatanye cyangwa se ibinyabiziga bikururana ni ibinyabiziga bigenda bikururana bigenda nkaho ari kimwe ni ukuvuga ngo rero kuba gikurura ikindi rero ni ikinyabiziga gikomatanye rero banga ikinyabiziga gikomatanye gihuye n'ikidakomatanye banga ikidakomatanye nicyo kigomba kugira gute gusubira inyuma noneho igikomatanye cyo kigakomeza kikagenda noneho ngo abatwaye ibinyabiziga bitwaye ibintu iyo bahuye n'ibinyabiziga bitwaye abantu habura byumva kameme ngo ubuzima bw'abantu n'ubuzima bw'abantu abayobozi reka ahangaha nindeho nimba turi kwiga amategeko y'umuhanda nimba turi kwigisha amategeko y'umuhanda mugomba kuyakoresha ku buryo muyapurika mukarinda ubusugire bw'abantu mukarinda ubuzima bw'abantu mukarinda kuko birumvikana ubwawe nawe n'ubuzima bwawe nutwara ikinyabiziga rero nabi kandi ugomba kukiyoborana ubushishozi n'ubuhanga
ukagenda ukora accident ugenda se abayobozi rimwe na rimwe usanga ngo badufashe ese bagufata gute bakwikontorora gatwara ikinyabiziga neza witoza. Rero ndizera ko hano muri Vision Training Service Gisozi abanyeshuri twigisha mwese mugomba kujya mukoresha ubuhanga n'ubushobozi mu gihe mutwaye ibinyabiziga, ukamenya ninde ugomba, mukagira discipline mu nzira nyabagendwa, mukagira discipline mu muhanda. Erega burya nta hantu hataba ikinyabupfura, nta hantu hataba discipline, mworoherane, mutware ibinyabiziga neza, munyure mukurikiza amategeko nk'uko mwayize, ubundi murebe ko musoza kubisikana. Ariko hari akajambo kavuga ngo icyitonderwa rero kiri ahangaha kiravuga ngo icyitonderwa mu kubisikana ngo iyo rero bino binyabiziga twabonye ngo ariko ingiyi ariyo iyo ibyo binyabiziga ari ibyo mu rwego rumwe ngo bikorwa n'ibimanuka ngo kereka ngiyo byoroheye mu kurusha mu masomo agiye kuzakomeza imbere. Iyo uvuze ngo urwego rw'ibinyabiziga urwego rumwe, wenda reka nse nk'ubabwira muri makeya, wenda inzego z'ibinyabiziga twebwe iyo tuvuga tugendeye kuri kategori z'ibinyabiziga. Buri ibinyabiziga bigira amakategori bigomba kugira. Iyo bavuze ngo ibyo mu rwego rumwe, wenda ngiye kuko ntari nabigisha kategori, ese kategori z'ibinyabiziga niziye, ariko ushobora kubabwira bati nimba ari moto ihuye na moto moto ihuye na moto pick up ihuye na pick up taxi voiture ihuye na voiture yindi. Ariko impamvu mbivuze gutya nka teacher nuko ntari nabigisha inzego z'ibinyabiziga. Ariko nanone wenda reka nse nk'uvuga muri makeya, nuko wenda iyo bavuze urwego rumwe, ubwo wenda reka mbafate nk'abanyeshuri b'abahanga. Ubundi kategori B ihuye na kategori B, ubwo izo ngizo nizo bita urwego rumwe. Icyo gihe rero ngo bikorwa n'ibinyabiziga bimanuka, kereka ngiyo byoroheye ibinyabiziga bizamuka kurushaho. Ubwo rero ni muri bya bindi byo gusubira inyuma, igihe bigomba gusubira inyuma kugira ngo ibisikana byorohe mu gihe aba ari ngombwa. Yego, ubwo rero aho ngaho twari turi ku isomo ryo kunyuranaho no kubisikana, ariko ngira ngo twari tubonye agace kamwe kagendanye no mu kubisikana no kunyuranaho. Ndabona twize kubisikana gusa. Ni isomo rikomeye cyane, ni isomo kandi tugomba kwitondera tukaryiga neza ku buryo tubyumva. Rero no kuvuga ngo ndumva twasozereza ahangaha, kuko B yaho ni A yaho, twiga B aho twiga kunyuranaho. Nitumara kunyuranaho, kwita kunyuranaho nabyo tukabisoza, tuzadukomeza rero icyerekezo kimwe n'umwanya n'umuvuduko hagati y'ikinyabiziga, nako icyerekezo kimwe tuzakigana no kunyuranaho. Umunsi rero reka dusozereze isomo ahangaha, gusa nagira ngo mbibutse ko mugomba gukurikirana aya masomo, kandi mbabwira muti nimba wumva nta mwanya ufite wo kuba wajya kuri YouTube channel, ariko ukaba ufite umwanya wo kuza ku ishuri, no ku ishuri muri Vision Training Service Gisozi. Ku Gisozi nahabarangiye, kugira ngo telefone ziri aho ngaho muri screen, murebe kuri security aho ngaho twabashyizeho amanimero de telefone. Mujye muduhamagara mutubaze se kwiga bimeze bite, kwiga ryari, tubabwire uburyo amasomo yacu tuyigisha. Noneho muze mukurikirane amasomo live na mwarimu wanyu Emmanuel, abarimu batandukanye, ariko mwe muze mwige kandi cyo muzabona umusaruro mwinshi cyane kandi uhagije. Reka rero dusozereza ahangaha. Nanone mbongera kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, mwaka mushya muhire rwose, mwishime. Ariko twibuka ko nubwo tugomba kwishima, ariko twibuke yuko hari n'abandi bafite ibibazo bitandukanye, bafite uburwayi, abarwayi ba COVID-19. Twibuke ko dufite icyorezo kitwugarije, icyorezo cya COVID-19. Dukomeze dufashe
ubuyobozi bwacu dukomeze dufasha abantu, dukomeze tukashishikariza abantu kwirinda covid-19, twambara agapfukamunwa neza ndetse dusigamo intera hagati y'abantu, hagati y'umuntu n'undi, ndetse dukaraba kenshi gashoboka intoki, twirinda covid neza. Rega burya nitwirinda covid biratuma natwe dukora amasomo, twiga neza, nta kiduhungabanya, batavuga ati mureke gukora ibizamini, ariko noneho tuba twirinze neza, nyine ikibazo kizavuka, tuzakora ibizamini neza kandi tubashe gutsinda. Murakoze rero, mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na mwarimu Emmanuel muri Vision Training Service Gisozi online. Ciao ciao.